kuvugana n'isi wa mushumba uzaseba yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana yongwe Joseph harera Imana Joseph nutihana ndahiye Imana nkorera juste nudakizwa Ezechiel nutihana bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni nimutihana henizo pesefa nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu ndahiye ihoraho Uwiteka azabahana kandi yihanikira. Ezechiel umuhanuzi Theogene yatawe muri yombi wenda ngira amahirwe yo kukubona no kukwakira nyuma y'iyo nkuru ni inkuru wakiriye gute ujye ubona imodoka yacitse feri ukava mu nzira kugira ngo itakugonga nabyishimiye ntibyambabaje sinabibonye nk'ishyano riguye kuko nta cyarusha apotre yongo gaguhanura ni kimwe ariko naho ducisha ubuhanuzi ni ikindi aho igihe cyuko ushobora gusenga Imana ikaguhindurira ikirere cyo gukoreramo cyangwa ikaguha uburyo ugomba gutambutsamo bwa butumwa wagize gute wahawe. Uyu muhanuzi iyaza kuba yaritaye ku ijwi ry'iyamutumye mbere rero umuntu agarukwa nibyo yivugiye ubutumwa n'Imana ni kimwe ariko kugira ubwenge bw'uko ugomba kubivuga ni ikindi. Iguhindurira izina ku buryo uzagera ku rwego nk'urwo ndiho umuntu wese yandika izina ryawe agahita yinjiza amadolari umuntu ushyizeho ifoto yawe agahita yinjiza amadolari icyo rero nicyo nkurusha. Iri zina ryatunze abagore banyu ritunga abana banyu iri zina ryakuguriye amasogisi rikugurira boxer niyo mpamvu ujye urinyubahira. Izina ryabikoze ni irya Yesu sinongeye no kumvugamo kiryo zina ry'uwo mugore ryose so duhahira ni umuhashyi ndi umuhashyi nace make umunyazirundi izina rye ribaye rifite umumaro ridafite icyo rikasiriyemo kamba ariko mbivuga yakaba yari mu rugo rwewe na papa Charle undi ikizakwereka inkira ni umuntu uzajya kurira indege agatanga itangaro ngombwa ngo nje gushaka umugabo ngende hanze mushakiye mu Rwanda hari ikintu mwankoraho mwebwe. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira tubashimire cyane by'umwihariko mwese mwakoze subscribe aho muri mu nce z'isi zitandukanye twizere ko mumeze neza cyane. Ezechiel umeze neza ndashima Imana ari mushyashya ariko mana kuri twese nakwegere uzikari cyo kiganiro cya mbere mwaka mushasha mwana turawusoje kuri twese kubera Imana. Ezechiel mwaka no 2023 umeze kubera Imana ari meze neza urumeze fresh ari ndi mu ntambara zitandukanye ariko ndashimira Imana ko umwaka warangiranye no kuzisoza. Umwaka warangiranye no gusoza intambara zose habura iminsi 4 ngo tujye muri Noheli nibwo intambara zari zirangiye zo mwaka 2023 nagiye muri Noheli meze neza nabo tugiye kuvuga ku bintu byinshi ariko uvuga ibintu njye kuguha amahirwe yo kuvuga ibintu bine amasomo akuye mwaka 2023 ibintu bine amasomo nakuyemo yego ane icyambere isomo rya mbere nakuyemo kumenya amagambo mvuga imbere y'izi kamera kumenya ko ngomba kuyabara ikamera ziminyira nashyiraho nta kibazo dukomene kumenya yuko ngomba kuyabara nkamenya ko nshobora kuvuga amagambo ashobora kuba yanshyirisha aho ntabasha kwikura. Icya kabiri ingabo y'umugore iragushora ntigukure umugore uzi ubwenge yabwiwe n'ingohe na ndebe araje avuga ngo ngumba nabonye nasobanukiwe neza ko hano kuri iyi mihanda hari abantu bashobora kukwandikira comment ukagira ngo muri kumwe ariko iyo bagutambikanye nta numwe wongera kubona ni baba rese gahanga te baramujyanye nza baramujyanye. Icya gatatu namenye yuko ngomba kumenya ubwenge menya ko abambwira ngo turi inshuti kuko navuze ibyo bashaka ariko mu gihe ntavuze ibyo bashaka ntago turi inshuti.
icya kane namenye yuko bino biganiro dukora bishobora kutugirira neza cyangwa bikatugirira ingaruka mu gihe twe tutazi. urumva aya masomo uvuze wize aragendanye n'umwuga w'itangazamakuru, navuga ko ari ayo kuri no mihanda kuri YouTube gusa. Mu buzima busanzwe nta bintu wigeze wigeze ki? Mu buzima busanzwe n'ubundi nari nsanzwe narize, nasobanukiye yuko ngomba kwitwara neza imbere y'iyi Mana, Yego. ngaca bugufi ibintu byo kutagonda ijosi nkabishyira hasi. Ukabishyira hasi. Ya, ni umwaka wavuga ko wari ufite ishusho imeze gute ku buzima bwa Ezechiel, umuryango we no ku murimo w'Imana wakoze? Ako mwaka wataye icyubahiro kweri. No, icyambere ni umwaka ngiyewe wambereye umugisha. Hanyuma y'umugisha rero nkuhuriramo n'intambara. Yego. Kuko ndibuka ko ntangira 2023 Imana yari yavuganyemo nanjye ibintu bikomeye. Rero 2023 nibwo nicaye ku itangazamakuru kuri YouTube channel yitwa Yago TV show. Nibwo wabonye amafaranga menshi. Yes. Mu buzima bwawe. Nibwo nimutse mu nzu ya kumba kamwe na saro. Ukajya njya mu nzu y'ibyumba bitatu na saro. Nibwo nicaye ku ntebe. Niguriye. Sibyo? Nibwo mu rugo rwanjye nanjye natunzemo ka flat nubwo ari gato. Ariko ngatungamo. Mu by'ukuri rero ni umwaka wambereye umugisha, ariko Satani ahita ahagurutsa ibitero bigomba gukoma mu nkokora uwo mugisha nabonye. Ezechiel, cyakora Imana irandwanirira. Wawe waracecetse? Bibaho iyo uri kwiga, iyo uri ku masomo, bibaho ko ushobora guceceka. Ariko kandi hari n'igihe bibaho yuko ushobora kuza muri vacances ukaba wavuga. Muri vacances nk'iriya mu mashuri yagiyemo. Iyange itandukanye niya mashuri. Okay. Vacances yarangiye tuvuge gutyo kuri Ezechiel. N'ubundi nari ngiri muri vacances, hari umuntu aba ari muri weekend, kandi urabizi ko muri weekend abanyeshuri batiga. Ukaba wajya gupagasa. Ndaza guhera kuri iki kibazo katwinjiye mu kiganiro cyacu. Ndaza guhera kuri iki kibazo. Ezechiel, uri umuntu wakoraga ibiganiro byinshi kuri YouTube, uri umuntu wakeburaga abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye. Ariko waje kubura, niba waraburi birengero, niba waracishijwe bugufi, niba waragiye gusenga. Igihe umuhanuzi Theogene yadukaga kuri imihanda ya YouTube, mu izina ryawe akarikomozaho agusaba ko wakihana. Abantu barabikurikiye mu buryo byagiye bigenda byose. Kuki ikihe gihe nyuma yaho hantu wahise ucikira intege kuri YouTube? Ntabwo nge nacitse intege. Kandi warabuze ugasa nk'udakora ibiganiro. Hari igihe ubona imodoka yacitse feri. Uraza kubanza kongejwe twumva. Uvuze nguki? Hari igihe. Kuki ushatse ko ngasubira? Oyagasubira. Hari igihe ubona imodoka yacitse feri. Ukava mu nzira kugira ngo itakugonga. Taguhitana. Yes. Ezechiel, kusigaye usubiza nk'abanyabwengera. Agaruka ngo nugusubiza nk'abanyabwenge. Tuzi impanuka zigenda ziba kandi zigatwara ubuzima bw'abakozi b'Imana batandukanye. Rero aho kugira ngo nzisange ubuzima bwanjye bugendeyemo, ni byiza ko iyo mbonye hoho iza yarara, mva mu nzira kugira ngo itaza kuza kumitana, kuko nabonaga iri kuzihiga ubugingo bw'abantu benshi. Rero ntago byari igitangaza no kuba n'ubwanjye bwarifuzwaga kuba bwagenderamo. Nagombaga rero kubanza nkagenza make. Umaze kubona hoho rero imaze kuva mu nzira, hoho yamaze gucika feri yagirwa mu bihure pfo, uragarutse. Iracyahari. Oya. Iri hehe ko ntayo mbona? Iracyahari. Hoho yahigaga Ezechiel ko ntayo turi kubona kara. Iracyahari. Iracyahari? Yego. Uzaruhuka uko byagendekeye gutiyo hoho? Ntabwo nzaruhuka, ninzajya mbona hoho yaje nzajya nyivira mu nzira. Itanimara gutambuka karuke mu nzira nongere nitambukire. Nta kibazo. Ezechiel, umuhanuzi Theogene yatawe muri yombi. Nuwe nagira amahirwe yo kukubona no kukwakira nyuma y'iyo nkuru. Ni inkuru wakiriye gute kuri wowe? Ndumva ibyo ngibyo byo muhanuzi ntabwo ari byo binzanye. Oya, ntabwo ari byo kuzanya, ariko reka mbivugeho tubyibaze kuko abashimiye ntibyambabaje, sinabibonye nk'ishyano riguye, kuko nta cyarusha Apotre Yongo watawe muri yombi. Sibyo, ntabwo ari ishyano ryaguye rero. Kandi nta gihe abantu badatabwa muri yombi. Usibye no kuba wakwitwa umuhanuzi, dufite n'abandi benshi bagiye batarwa muri yombi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'abandi tutigeze tumenya, ari nabo tutigeze twitaho. Nusubu
uwo muhanuzi umbwira yaruta Fabrice wacu twicaranye twakoranye ibiganiro mu buryo butandukanye. Ndumva ndi gushaka no kujya kumusura muri uku kwa mbere cyangwa muri uku kwa kabiri. Ndashakamo umunsi ngomba kujya kumusura nkajya kumenya abaye hate no muhanuzi mugenzi wacu twakoranye ibiganiro bitandukanye. Rero uwo nguwo umbwira ntaruta Fabrice, ntiyigeze ahanura kurusha Fabrice. Abahanuzi bari kubakoramo akazi. Abahanuzi bari kubakoramo akazi. Uzabura ubwenge azakorwamo akazi. Erega guhanura ni kimwe, ariko naho ducisha ubuhanuzi ni ikindi. Mwese kankubaze mukozi w'Imana, burya nawe uri umukozi w'Imana. Ndiwe cyane rwose. Muri uru Rwanda mu bahanuzi baje bagatangiza saga cyangwa se bagatangiza ikintu cyitwa guhanura kuri social media. Ninde wandusha guhanura? Nawe wahanuye ibigori. Buretse gato, ninde wandusha kuba naramenyekanye mu bahanuzi bahanuye? None se kuki nageze aho nkagenda gake? Nuko nandikiwe. Aba bakozi b'Imana barabizi, cyane cyane abantu bafite imodoka. Hari igihe ugera kuri Sofia wabona iguhaye umurabyo, ugahita usobanukirwa ko burya bya bintu nta mikino ukagabanya iki umuvuduko. Rero umuhanuzi uzaza hano ntamenye icyo bita kugabanya umuvuduko, uwo nguwo ndamusezereye. Sibyo? Uwo ndamusezereye. None se muturusha iki twebwe? Ariko habaho igihe cy'uko ushobora gusenga Imana ikaguhindurira ikirere cyo gukoreramo, cyangwa ikaguha uburyo ugomba gutambutsamo bwa butumwa wagize gute wahawe. Uyu munsi ku masomo namaze kwiga nasobanukiye ko ubuhanuzi bwa Bishop Gerard ntago bugenewe isi yose. Wacyumvise? Ngomba gushaka Bishop Gerard nkamuhamagara nkamwipresentaho mbere na mbere, nkamubwira ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi nkawe. Uwiteka yankozeho akumbwiraho amakuru aya naye yakira, akayakira atanayakira si itegeko ko Bishop Gerard anyemera ngavuga ati yego rata mukozi w'Imana cyangwa karabo, ntabwo ari itegeko ko bari bunyemere. Icyangombwa nuko mbabwira ibyo natumwe namara kubibabwira ubundi nkigendera. Sibyo? Rero nge namaze gusobanukirwa, kandi sindi umuhanuzi ukiramizwa amata, ntabwo ndi umwana mu kirere cyo guhanura. Ubuhanuzi bwaba Imana yaganira nanjye ku gihugu, nzi aho nanyura nkabushyikiriza ab'Imana yantumyeho. Wacyumvise? Nzi ubuhanuzi bw'umurenge, nzi ko nanyura mu murenge nkabwira umurenge ati murenge wacu ntuyemo cyangwa se undi murenge Imana nkorera yambwiye gutya. Dufite amahirwe yuko Imana yadukoreye ikintu cyitwa kutwamamaza. Ubwo wenda reka tweka ariko karanga muntu twagendera ko batuzi ko turi abahanuzi. Bityo rero nagenda nkabanza nanjye ubwanye nkagenzura, kandi nkabubwira kuko abo mbubwira ni abanyabwenge. Wacyumvise? Kandi nshobora kwibeshya ko batagira umwuka w'Imana, ariko bawufite. Ntago umwuka w'Imana ari ugutitira. Hari impano zigenwa n'umwuka. Izo ni impano zitandukanye zigera muri 12. Muri izo 12 rero nshobora kuba mfitemo imwe, ariko nawe ufite indi mpano. Ubuse nta buhanuzi ureba kuri social media ukabona ubwo buciye kuri social media butari bukure guca kuri social media cyane. None iyo niyo mpano yawe ufite. Rero hari n'abandi bafite izo mpano, niyo mpamvu igihe nagabanyije umuvuduko mu bijyanye no guhanura. Yego. Wavuga ko babikoranaga ubujiji ntibashyiremo ubwenge, cyangwa se wowe uburyo wabikoraga nta bwenge washyiragamo? Paulo yaravuze ngo nkiri umwana nakoraga iby'abana, ariko maze gukura ntangira gukora iby'abantu bakuru. Hari ibyo twakoze kuko twari abana. Niyo rero mbonye undaje mu bwana mbona ko ari umwana nyine, ariko nkagerageza kumuganiriza kuko ngutamenye utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize agize gute avuze. Mbonera no kubwira abagenzi bacu b'abahanuzi bagihamagarwa, sibyo? Ndabizi neza dutangira dutitira, ariko hakabiho igihe dusigara duhanura tutagititiye. Iyo umuntu acyuzura umwuka wera atangira avuga urw'Isiyoni pe, ukumva biranaryoshye, ariko hanyuma yo kuzuzwa hari intambara, hakaba no gukura.
no gutegurwa mu buryo bw'iki bw'umwuka. Niyo mpamvu Imana yagiye ishyiraho amatorero atandukanye kugira ngo arere abo bantu. Rero iyo ugeze mu cyiciro cyo kuza ukamera nk'umwana utagira umubyeyi, ukamera nk'umwana utagirwa inama, ukamera karitizo zose, wisanga winjiye muri cya cyiciro. Ushobora kwinjira mu cyiciro cyo kuba umwana w'ikirara wavuye kwa se, cyangwa se ukinjira mu cyiciro cyo kuba umuhanuzi wabuze ubwenge. Hari umuhanuzi umwe muri Bibiliya wigeze abura ubwenge, Imana iramubwira ngo genda, ariko aho ngutumye ntugire icyo ufatayo cyo kurya. Wacyumvise? Urabyumva. Akimara kugerayo arahanura, amaze guhanura bashimishwa nuko ahanuye. Bano bakarabo barabasoma, barabizi Bibiliya, barayisomye. N'abantu murikiye hano Bibiliya mwarayisomye, ntago nyibarusha. Noneho amaze kunezeza, bamaze guhanurira, bategura neza kumuzimanira. Akora ikosa, abaravuze to Imana intuma yambujije kugira gute? Yambujije kugira icyo mfata. Abuze ubwenge, icyo ni icyambere. Baramuga toke niba ariko yakubwiye savanga aho genda. Bahita bahagurutse undi muhanuzi. Baramubwira ati noneho turamuzimaniye yaranze, genda umubwire kivuze ngo subira yurye. Amutangira mu muhanda. Undi nawe ati niyo. Amubwira ati burya nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Ako sakantu kambere bakoze b'Imana. Akimara kuvuga gutya ati burya urahavuye, ibirambwe ngo witinya agenda bakuzimanira. Arakata arakimira nasubirayo. Amaze gusubira yararya, amaze kunywa no kurya, wa muhanuzi n'ubundi wamubwiye ngo rya, ni nawe wamubwiye ngo kuko utakoze icyo Imana yavuganye nawe, intare igiye kugukindura hariya hehe mu nzira. Uyu muhanuzi rero iyo aza kuba yaritaye ku ijwi ry'iyamutumye mbere, ntabwo aba yaritaye ku ry'umuhanuzi utagira ubwenge, kandi byaragiye ntari mwinshi. Yego. Rero dufite abahanuzi bahanura ari uko batumwe n'abantu, batatumwe n'Imana, bakaza mu ishusho y'uko batumwe n'iki n'Imana. Abo sinjya mbatindaho rero. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo mbonye hoho yaje yahoreye nivira mu nzira, kandi nyiragahanga gato akarinda uruguma. Urakoze cyane. Wihangane, ariko reka nkubaze iki kibazo dusa nk'abava kuri iyi ngingo. Hari benshi cyangwa se n'amakomantere nagiye mbona ku nkuru wenda zivuga ku ifungwa ry'uyu muhanuzi nibishaka, avuze ati nta kundi ihangane, hari abakozi b'Imana bakugambaniye, nabiyita abapasiteri, nabiyita abahanuzi, bitewe n'uko wenda hari imbehe zabo wari kumena. Ubyumva gute, cyangwa se ubitekerezaho iki, cyangwa se ubivugaho iki kuba hari wenda ku kijyanye n'icyo ngicyo? None se njye nahamagajwe gake, ubwo se njye ninde wangambaniye? Ibituva mu kanwa nizo nkoni zizadukubita, nta kindi. Ubu wasanga nari kurenganya runaka ngo runaka. Yekada ibyavuye mu kanwa kanjye nibyo byari birimo birangaruka. Uracyumva? Yego. Rero umuntu agarukwa nibyo yivugiye, cyane ko jewe mu nshuro zose nahamagajwe nasanze ibyo nshinjwa byose nkasanga kuko nabigizemo iki uruhare. None shuwa kandi nta Mana yabaga yagutumye. Nta Mana yabaga yagutumye. Erega gutumwa n'Imana ni kimwe, ariko kugira ubwenge bw'uko ugomba kubivuga ni ikindi. Kuri nibishaka ashobora kuba yarabuze iki? Byo ntibindeba. Oya ku ruhande rwawe ugereranyije. Icyo nkubwiye ni iki? Gutumwa n'Imana ni kimwe, kugira ubwenge bw'uburyo ubicishamo nacyo ni ikindi. Kuko icyambere abantu mwibeshya mugomba kumenya, mumenye ko umuntu Imana ubwayo yaburaho gato. Afite ishusho nk'iy'Imana, atekereza nk'Imana, agambirira nk'Imana. Umuntu afite ububasha n'ubushobozi bwo kugira icyo yahindura akakirema akagihindura. Niyo mpamvu Dawidi wajya kwandika muri Bibiliya yaranditse aravuga ngo twebwe ubwacu turutumana duto. Wacyumvise? Rero umuntu niwe ufite, burya umuntu afite uburenganzira bwo kwirimbura,
cyangwa bwo kwihesha ubugingo. Wakwigira ubwenge cyangwa se ukibuza ubwenge, wakwirimbura, wakwikiza uko wabishaka kose, ufite uburyo wakwihitiramo icyiza. Njya nanicara nkashimira n'ingabo zabohoye igihugu cyacu, iyo zitaza kwicara ngo zifate uwo mwanya wo gutekereza u Rwanda rw'uyu munsi, ntabwo tuba dufite u Rwanda rw'uyu munsi. Rero niyo mpamvu abahanuzi tugomba gutekereza uyu munsi Imana idukoreshejemo, hanyuma tukanatekereza no mu kindi gihe kizaza. Icyo nitutagitekereza ntabwo bizagenda neza. Nta mukozi w'Imana wigeze umugambanira. Kudasenga no kutaba hafi kwacu niko gushobora kuduteza ibibazo, ibindi ntabwo ari iby'abakozi b'Imana. Yego. Okay, reka dusoze bene ibyo tuzabigarukaho mu buryo butandukanye cyane. Reka nsigare nkubaza Ezechiel, ko waravuze ko utazongera kwataka abantu, wavuze ko utazongera kuvuga abantu, ni cyo kintu cyatumye wongera kuvuga kuri mama Charle? Namuvuzeho iki? Ikiganiro wamukozeho, kuko hano hari amajwi mfite mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Uvuga ku rugendo mama Charle yagiriye muri yigendeye, amakuru yo kuba agiye Canada. Ezechiel, wayakuye hehe? Hari amatitiro wagiye umwandika he? Jya kuri YouTube channel yitwa mama Charle. Buretse gateze. Oya wowe uri kumbaza aho nayakuye. Yego. Jya kuri YouTube yitwa mama Charle official. Urahita ubona aho nayakuye. Mama Charle ni wabitangaje? Wowe jyaho. Ezechiel, Charle yabivuganya agahinda. Buretse gato, nitujya tujya kurenganya abakozi b'Imana, nitujya tujya kuvuga ibintu by'abakozi b'Imana, tujya tureba n'impamvu ngo ese byagenze gute. Kuba mama Charle yavuga ko Ezechiel agura bogisa kuko yamuvuze. Buretse nyine tubanze twumva no majwi ya mama Charle, ntimubaza ahantu yakuye. Ezechiel we, ikintu kijya kinshimisha ni izina ryiza Imana yampaye. Iyo wanditse titire ngo mama Charle ukandikaho thumbnail y'ifoto yanjye, bimaze kukugaburira igihe kinini. Njya shimira Imana rero iri zina ryitwa mama Charle, ukuntu ritunze abana banyu, rigatunga abagore banyu, namwe rikabatunga. Noneho bizakubere isomo, uzasenga Imana iguhindurira izina, iguhindurira izina ku buryo uzagera ku rwego nk'urwo ndiho, umuntu wese yandika izina ryawe agahita yinjiza amadolari. Umuntu ushyizeho ifoto yawe agahita yinjiza amadolari. Icyo rero nicyo nkurusha. Iri zina ryatunze abagore banyu, ritunga abana banyu. Iri zina ryakuguriye amasogisi, rikugurira boxer. Niyo mpamvu ujye urinyubahira, ibi biganiro byose ukora ujye unyubaha, umenye ko afite izina ry'icyubahiro, uzarinda upfa udatunze. Hanyuma rero nturye gusa aya mafaranga, ahubwo uharanire kuzahindurirwa izina, kuko izina ufite ubu ngubu, izina witwa ku karubanda, izina ufite mu maso y'abantu, ntabwo ari izina ryiza. Ubwo rero niyo nama nakugiraga, uyu mwaka winjiye muzaharanire kugira izina ryiza, ku buryo umuntu wese uzajya gukoraho inkuru ajya arya. Ezechiel we agura bogisa mu mafaranga ya mama Charle kubera izina rya mama Charle. Hari ikintu numvise, reka mbabwire. Mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru, izina ryonyine rintunze ni irya Yesu. Ntabwo ari mama Charle. Niba yanangaburiraga ari ryo ryangaburiraga, nanjye kuvuga ngo ndibure, nibuka ko ururimi rwanjye rugira, reka mbireke. Ariko niba yanangaburiraga ibiryo bye nabifunge, kuko uwo nzungaburira nta foto mama Charle upfa nkubwire. Iyo nakoresha ari yo yose, ifoto ye ntigabura, uri kumva? Kuko iyo iza kubigabura yakabaye ubundi izina rye ribaye rifite umumaro, ridafite icyo rikasiriyemo, kamba ariko mbivuga, yakabaye ari mu rugo rwe na papa Charle. Ndi mu rugo rwanjye, ndi umugabo. We nta nurwo afite. We nta nurwo afite.
aho rero iryo zina ry'umugisha izina ugira rikagukura mu rugo sinibaza ko iryo ari izina wabyumvise niri ntera divorce nzarongora undi na Pastor Claude yararongoye sibyo wanyumvise uranyumva neza Ezechiel buretse gato oya buretse iyo ushatse kumwanga izina ryawe rirantunze nzi Yesu wavuganiye nanjye mu buvumo bwa Gasogi nkamenya Yesu wavuganiye nanjye Kanyarira nkamenya Yesu wavuganiye nanjye Katabara muri ADPR nkamenya Yesu wavugiye muri Bishop Gerard nkamenya Yesu wavugiye muri Papa Bitangaza duhura muri Covid akampereza inote ya 2 akambwira ko Yesu azangaburira ukaza wirirwa uvuga ngo ni izina ryawe ryangaburi ndanarivuna nta soni izina rya Mashe rero ringaburira wese ryamutunze tamutunga se ntiyuriye indege ntirusiyuri nanjye narayuriye indege ujya ubundi ikizakwereka inkirabuheri ni umuntu uzajya kurira indege agatanga itangazo uwo bamwita si wowe waryitangiye nyine betse ngo bamwita iyo uri inkirabuheri none se ubugiye ko nurira indege wari bwabone natanze itangazo ngo nuri indege narayuriye nururukiye kuri Merikiro ndadaye hari ibujumbura wigeze ubona na posting wapi Pastor Claude ko yuriye indege ajya gushingira umukobwa we wigeze ubona postinze yamamaje ngo yagiye gushingira inkirabuherizo ngo zirabikora ni kuvuze cyuva kuri ibyo uraza kuvuga ngo wanguriye bogisa nasone abana bawe nambaye inkweto hano naraye niguriye ku mugoroba zamura twambaye inkweto made in Rwanda no twambaye yose ariko iranyuze nawe nacyuriye jewe ni inkunga muri YouTube mani nge uva kuri aba badamu betse katwikomera kutumenyera turi abantu babagabo je ntago njya ngo iyi message mwashirene utunzwe abana bawe izina rya Mashe ryakuguriye bogisa ryahuriye amasogisi ryakuguriye udukweto izina ryabikoze ni irya Yesu sinongeye no kumvugamo kiryo zina ry'uwo mugore ryo ryantunze sinongeye kubyumva ubu rirasorara muri RGB mu kigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ryanditsemo ko risora niba ritunze abantu ryanditsemo ritunze ndeze wese riramutunze rikamutunze nyine twese ntabwo turimo turabyigana kuduca nowe ntafite agacano najye simfite akana siko twese tubyiganiraho aravuga ati so duhahira ni umuhashyi ndi umuhashyi nace make umunyazirundi niko baca umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo umunnyi azirundi Ezechiel kankubaze muri afite channel ifite sabu zingahe 32 bingahe 34 uri hafi no kumufata sawa rero ari ndambwira ngo ni uryo zina rintunze twese ni ka YouTube aguhaye ubutumwa nega amatwi ngo butumwa simbahaye n'agaciro twese duhayira kuri ka YouTube urumva uyu yasenze Yesu amuyobora kuri ka YouTube nanjye senze Yesu anyobora kuri YouTube abo yavuze natwe dusubire inyuma tuvuge ko ari bo bamutunze se Ezechiel agwaye ubutumwa bwati gerageza muri uyu mwaka 2024 usenga Imana izakubakira izina rimeze nk'iryanjye ariko uretse kuteze udateze kuzapfurigezeho uzapfuna tanaribonye afite irihe yakaba ari ifite yajya kwige kukazi ko nta muntu uri bumuvugeho yakaba afite izina yakarinze kwipostinga agaragaza ko agiye mu ndege wajya ngo nibwo bwa mbere yuri indege niko yakabaye afite iryo zina ubwe yakarinze kubyipostingira kugira ngo bavuge arabyerekana niko ubaye ufite iryo zina reka nkubwire ndashaka kumuha ukuri ku buryo no kongera kurota Ezechiel azavuga ati burya ndose yahise nasukisha uneza amatwi ntabwo ari ubwo wandi kumutera njya ranza ziko nta mikino njyangira uje guhakanira isi yose ko nta bogisa yigeze angurira kuko abaye yarayinguriye naba ndi indaya naba naragiye kuraya iwe yamara kumbona akabona ko nambaye bogisa yacitse cyangwa se
barasetse vugo zigamuha oya reka mubwire umugabo umugore ajya kugurira bogisa akayikugurira utaruwe nta mugabo afite yanayikugurira nubwo watangaje ko agiye gushaka undi mugabo mu nkunga zose nabonye sinigeze mbona inkunga y'amasharirene narapfushije aguhaye inama inkunga ya mbere ni inama irimo incyuro ibaho inama irimo incyuro ibaho rero njya ngira umuntu iyo mvuze mvuga nabi inama irimo incyuro Ezechiel kajewe ngo yanguriye iki amasogisi buraka kajya evanda rya kuko wa postinze washyize mu masharirene reka kana kawe n'umugore ako ngako nongeye kukagarukaho ubwo ejo bundi yurira indege niwe watanze ibiryo none reka iyo tutamenya ko yuri indege ntago abari kuvuga kandi njyewe nahise nisukisha nga none se ubwo urumva ibyo byose yarabikoraga yaragiye hehe ajya kubwiriza ubutumwa muri ADPR n'ahandi ntitwamubonye yisukishije twamubonaga iteka yambaye igitenge cyangwa se igitambaro ntega amatwi yambaye agatambaro ari umurokore umeze neza agiye kugenda yagiye nk'inkumi iri ku isoko cyangwa igiye kureba sheri ntega amatwi yari yambaye nk'umukobwa ushingiye ku kandi tumuzi nk'umugore ufite umwana ufite abana muri rusange sibyo afite wenda batunze mu rwego rwo kubafasha bakaba bamwita umubyeyi akanagira n'abana ariko ajya kugenda ntiyagiye nk'umubyeyi yagiye nk'umukobwa ushingiye ku kibazo cye ushingiye ku kuri iyo foto urayibona nyine ushingiye ku cye nshingiye kuri iyo foto bashingira kwisukisha no kwishyiraho utundi tuntu ibyo ni uburenganzira bwe rero ako gakanzu yambaye n'utundi twose ibyo ngibyo twebwe ubwacu tugomba kubisesengura tubishingiye bitewe n'ubuhamya bwe bw'uko tumuzi sibyo mukavuga ati ubwo umuntu yambaye atya nyamara agiye kureba gasheri birashoboka kandi n'uburenganzira bwe cyambere nta mugabo afite sibyo icya kabiri afite abantu benshi bamukunze ashobora kubonamo mu diaspora umwikundira dufite kwibaza byinshi bitandukanye ahubwo we akaza kuri iyi manda akadusubiza akatugata bene data nubwo nabonye mwibaza ibikuri nge ntago ibyo mwibajije ariko biri nagiye mu butumwa cyangwa se nagiye gusura umuryango runaka nagiye gusura inshuti ziniza kuko nibyo twibajije twebwe byibajijwe n'abantu batandukanye ariko ndibaza kuki atubahutse kavuga Ezechiel akaze kamnumve izi voice je numva ikintu wamubwiye namushubije umugisha kanumve urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi mwinshi Imana iguha umugisha rwose ni byiza kandi mutwifurije neza kandi nawe mukomeze mutere imbere mu izina rya Yesu ngo uramusanga ngo umugisha turawufite kuko twawukoreye kandi twawubonye natwe tugiriye na tugendana ibyishimo kuko nta kimitima yacu ture ubundi urinda uvuga ngo nagiye gushaka umugabo hanze nicyo cyatumye ngenda mushakiye mu Rwanda mwangira muti ibi bintu bishobora no kuba ari nabyo ni ngombwa ngo njye gushaka umugabo ngende hanze mushakiye mu Rwanda hari ikintu mwankoraho mwebwe uretse gato uretse numva iki kintu avuze gikomeye cyane ubundi Ezechiel ubundi urinda uvuga ngo nagiye gushaka umugabo hanze nicyo cyatumye ngenda mushakiye mu Rwanda mwangira muti ni ngombwa ngo njye gushaka umugabo ngende hanze mushakiye mu Rwanda hari ikintu mwankoraho mwebwe Ewana ntacyo kabisa nta kintu byaba bitwaye kabisa byaba ari byiza cyane ahubwo se yera amakuru waramushatse niwe ransitse rwose ukajwi se wakumvise ndi kuvuga yuko wagiye gushaka umugabo ateze cyati nyihera amakuru waramushaka cyo niko namwibarije kuko nibwo nari mbyumvise so wabikuye he nge niboneye ikiganiro cyuko yagiye sinanabitindaho ndaje mbona ikiganiro gikozwe ahantu kuri Zamuka TV na Bishop Brigitte mbona ibyo ari kwibaza byose biratandukanye none uweditinze cyangwa uwagize mbona bizanyemo ndavuga nanjye reka nikorere ibyo ndi kubona
nkora ibyo nabonye bya bindi byawe byose kandi suruse ni nyir'ubwite wayitanze. Ahubwo icyo nibaza, niba udashaka ko abantu bahahira kuri iryo zina ryawe, kuki utangaza inkuru wuriye indege? Ariko mu bantu nanone bagaburirwa na mama Charle sindi ku rutonde. Izina rye ntiryangaburira, ngiye kuvuga ngo ni izina rye ringaburiye, nahita nsubira kujya kurya imishogoro. Ririya ryakugabura imishogoro, ririya ryakuraza mu ntuza muki hano muri rigori, muri za rigori niho ryakuraza. Uri kumva? Rero dore izina ryadukuye muri rigori, yego, rikadukura kuri ya mishogoro y'iwacu hari y'intyazo, ridukura ku njogo z'ibijumba, ridukura mu kwambara ibipira twajyaga twambara. Njyewe nabaye mu buzima, najyaga ku ishuri, nava ku ishuri nkaza ngakuramo ikabutura, mushiki wanjye witwa Uyisenga Sara akayijyana, agahita nawe yambana nawe akayijyana. Hanyuma nakiriye uyu Yesu, uranyumva, rinkura kuri iyo karande. Uyu munsi mfite ipantaro. Wigeze ubona nakira mama Charle kugira ngo abari unkorera ibyo? Ko wakoresheje amafoto ye, ukoresheje amafoto ye utangaza utuntu twe. None se niba amafoto yiwe atwika, abantu bananirwe gutwika? Ese ka nkubaza, hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ifoto y'umuntu yakugaburira ni iyi? Nta foto igabura ariko foto zitanga ibiryo gute? Ubwo ibaye igabura niyo yavuga video Kenya cyangwa nkayiteka mu nkono. At least yavuga video se yakugaburira, ikakugaburira umwaka wa mbere, ikakugaburira wa kabiri. Ubu se uzarinda upfa utageze ku izina rye niryo butumwa yaguhaye. Mfite Yesu, iryo niryo zina risumba andi mazina yose. Ubwo se urambwira iki? Imana yarinze gutanga Yesu nk'umwana wayo w'ikinege kugira ngo ampfire, ntunga iryo zina rifite agaciro. None ngo ndashaka kugira ngo ku izina rya mama Charle iryo ryo sinakumva ubutumwa. Ezechiel, uzarinda ugikuzimu utanyigejejeho. Ariko mana yanjye, amazina menshi hano bari no mu ijuru mwa. Reka nkubaze reka nkubaze hano muri iyi si harimo izina ry'uwamamaye witwaga Osama bin Laden. Ntiyari icyamamare, niyahungabanyaga Amerika, za World Trade Center ntago yazihananuraga. Ubu se aryamye hehe? Izina uzagira ritazakubuza kuryama ikuzimu ni irya Yesu. Irindi zina ryose wazirata, amaherezo rikuryamisha ikuzimu. Uzarinda ese akikubwira ko uzarinda ugikuzimu utamwigeshejeho, uyimbisha uteze cye ibyifuzo byiwe ni nk'ingati imennye, sibyo? Kuko niwifuriza umuntu gupfa ntuzi ko uzamutanga. Hari igihe aho ngaho yifuza cyangwa atekereza nzajya ashobora kuhantanga. Wanyumvise? Nakumva cyane. Nugira ibyago Bibiliya itubwira ko urugo rwiza ari ijuru rito. Iyo ugize ibyago ukabura urugo rwawe rwiza, ikuzimu hato ubu hatuye. Muri make atuye ikuzimu, niko Bibiliya ivuga. Niko nkubwiye ngewe. Nyine ubwo muri make nyine sinifuza ikibi kuri we, ku buryo namwifuriza gupfa cyangwa ibindi. Sinanifuza ko iryo zina rye ryantunga, kuko nta n'ibiryo ndibonamo. Yego, nabyo mbona we niba abona ko ryangabure rikangura izo bogisa nayo masogisi, akaba ari byo bimubabaje. Ntuye Katabaro Kimisagara aze muhereza ibyo naguze muri iryo zina rye. Ibyazi afitiye gihamya ko nabiguze mu izina rye byose aze abitware. Ariko kumenyera ndahaha mwana kabisa. Uzarinda upfa undi inyuma, banza wumve. Reka nkubwize ukuri. Ejo bundi narakoze mbona perime ntago nayibonye mu izina ryawe, kandi ubwo ari izina ryawe ryayimpaye. Kweri. Top kumenyera.
nayihawe n'igihugu cyanjye nyihabwa na polisi RNP Rwanda Nation urumva iragenzura ntago njya kwiga ari we wampaye amasomo ngo unyigishe uko ndi butware cyangwa uko ndi bugire gute kuza kuvuga ngo ni izina rye ringabura no. Icya kabiri nabonye umugisha nagiye mpabwa n'abantu b'Imana bagikomeje no kumumugisha no kumesha umugisha no kunyifuriza umugisha. Mu byo nsasengera sinzasengera gushaka kwamamara nka mama Charle nzi aho yaciye nzi ubuhamya bwe nzi uko byagenze icyo cyo sinagisengera aho ubwo ndamutse nsengeye ko nshaka izina rya mama Charle naba nsengeye ko nshaka gusenya. Uburyo umugabo yagukubitaga agakubitira mu rusengero ndamutse nsengeye ko nshaka kwamamara nka mama Charle unyumve mama Charle naba nshaka gutandukana na mugeni Providence icyo rose nagisengera. ubwo muri make ushaka kuvuga ko yamamariye mu bibi none se hari ikiza yamamariyeho kiri he? Muri make wavuze ati iryo zina ntago ari Imana yandi mwubaki havuzwe mama Charle tumenya mama Charle watandukanye na papa Charle nibyo hari ahandi ubwo kwamamara gutyo ntago wigeze wumva iri zina ryitwa mama Charle wigeze wumva ko ryamenyekaniye kwirukana abadayimoni guhanura wigeze wumva ko ryamenyekaniye guhanura ryamenyekaniye kuri video ryavuzwe avuga ati umugore wima umugabo kandi nawe arimo arigisha abandi ibyo adakora aramwima hari ahandi urizi si kweli Nese burya yigishaga ari biriya amuha iyo video nigeze kuyibona ku Isezerano TV ukigisha abandi kubaka wowe utubatse Ezechiel square kabisa none subwa iryo mba ari ryo nsengera ngo ndigereho muri ubwo sirumva iryo zina muri wowe wumva ari Imana yari muhaye ninshaka nzarinde mpfa nyine ni Imana yari tanze ntaryo nigeje we yisubize iryo se Imana yamamaza umuntu gutyo Yakobo 5 aranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza namara kwemerwa zahabwa ikamba ry'ubugingo nunanirwa kwihangana ukananirwa kwemera kugeragezwa n'Imana ngo igucuri gukuremo igikoresho ukamamazwa no kutemera kugeragezwa ntuzabeshye ngo ni Imana yakwamamaje ngo mwashire nta Mana yamwamamaje kweli nese Imana yamamariza umuntu gusenya urugo kabiri none se reka nkubaza Imana yikwamamaje ntushimishwa nuko abantu bariye ubabazwa nuko baririye kuri uko kwamamazwa n'Imana ahubwo ushima Imana naho ubundi rwose ibyo yavuze ngo nzarinda mpfa nukuri nzarinda mpfa ntifuje kwamamara nka Charle ikabiri uzorinda upfa undo ni inyuma cyangwa se undi inyuma uzangenda inyuma paka ntago namwirukaho nubwo naba mbaye umudivorce noneho nanjye musuzugure nkuko nanjye yansuzuguye nubwo naba mbaye umudivorce uriya sinamubaza izina kandi uko nkubwiye niko kuri kuko nagiye kurambagiza mugeni Providence mubona aho ngaho mbona ari umusitari iyo mbishaka rumba naragiye kumurambagiza iyo nza kuba umubaza isi ntago yari kukwemera kweli ntago wamubaza ni waba umudivorce iki naba ntabuza abo mbaza izina kubera iki tarebaza amashirere ubona yari nkiye mpamvu atumubaza umuntu utinyuka akambwira amagambo nk'ayo ngazi neza katangure bogisazi neza ka nta sogisazi neza ko nta na 500 yigeze amakambwira amagambo nk'ayo ngaho twaba tubana amenyo ntayakureyo Gusimane mumera umugisha guza aragiye na square kabisa square dusoze ubutumwa hama Masharere n'ubuye icyo twamushimira nkuko mu mbuga nkoranyambaga birimo nkuko mu mbuga nkoranyambaga biri kuvugwa yuko yaba yaragiye gushaka umugabo ngewe nzi imvune yo kuba uri wenyine uko bimera nzi imvune yo kwisasira mu buriri ukipfumbata nzi imvune y'imbeho bibaye ari byo ruzamuhire nibitabari nabyo
yumve ko abantu ahubwo batamwifuriza ibibi ahubwo bamwifuriza kuba yagira amahirwe akabona urugo. Ubundi reka nkubwire, uri umugore ukaba icyamamare ukaba umuhitinzi utafite urugo nta zina ufite. Urumva icyubahiro cy'umugore ni umugabo we. Iyo umugabo adahari nta cyubahiro ufite. Ezechiel kora hano. Ubwo rero icyo nabwira uwo mubyeyi yo kabyara nari mushubije ibyo yambwiye, kandi rwose iyo bogisa ntayo nzi. Ntugashake kwinjiza umwuka mubi mu rugo rwanjye, dore n'ejo bundi Imana iherutse kubivuga ko bari bagiye kunyandika ndi kuvuga ngo yiwe yaguriye se ariko bana ntimwareba. Ahaha reka nkubwire, no mu nzozi ntabwo urarota. sindigera ndota mama Charlene mwereka bogisa nambaye kweri no mu nzozi. Izo nzozi sindazirota nkwereka bogisa.